Ndakuramukije wowe ukurikiranye iyi channel, nagira ngo turebere hamwe uburyo bwo gukora amafaranga online. Uyu munsi turifashisha urubuga bita gg2u.org cyangwa se ga2u.org. Muri iki gihe tugezemo, isi irihuta cyane cyane mu ikoranabuhanga. Niyo mpamvu niba nawe ufite computer, tablet cyangwa smartphone, ufite amahirwe yose kwinjiza amafaranga menshi mu gihe gito. Uyu munsi naguhitiyemo urubuga rwa internet rwagufasha kwinjiza ayo mafaranga nta gishoro usibye internet yonyine, rwitwa gg2u.org. Kugira ngo urukoreshe, icyo usabwa ni ukugira internet gusa, ubundi ifaranga rikinjira. Intambwe ya mbere rero kugira ngo ukoreshe urubuga rwo gukorera amafaranga online mu buryo bwihuse, icya mbere ni uko ugomba kubanza kwinjira muri Google cyangwa se indi browser ukoresha ushaka amakuru nk'ibisanzwe, hanyuma ukandikamo www.gg2u.org cyangwa se www.ga2u.org. Urubuga rwa mbere uhingukiraho iyo umaze kwandika ibyo ni rwo winjiramo n'ubundi ugaklikamo, hanyuma wamara kwinjiramo ukabanza gukora ibyo bita sign up cyangwa se kugira gute, kwiyandikisha, kuko ibyo ari byose nkeka ko umuntu winjiyemo bwa mbere nta account uba ufitemo biba bisaba kugira ngo ubanze kugiramo account. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ukimara gukora sign up uhita uhabwa idolari rimwe ry'ikaze, $1. So rero muri iyo ntambwe ya kabiri yo kwiyandikisha, kujya kuri sign up, wuzuze imyirondoro yawe neza, amazina, email, cyane email ushobora nko gukoresha kuri PayPal, itariki y'amavuko, password utazibagirwa. Ni byiza gukoresha password yoroshye kugira ngo utazayibagirwa, kubera ko uzajya ukora login igihe gitandukanye, rero password waribagiwe wumva ko bitaba byiza. Hanyuma iyo urangije kuzuza ibyo byose ukemeza, bakoherereza email n'ubundi kuri iyo email wakoresheje winjizamo, kugira ngo ujye gukora ibyo bita account confirmation cyangwa se kwemeza konti yawe. Ubwo urajya muri Gmail cyangwa se email niba ari yawe niba sinzi, ariko urinjiramo hanyuma ujye gufungura ya email wakoresheje, hanyuma ubu niyo mail bakohereje. Iyo bakohereza baraguha link, iyo link urayifungura kugira ngo wemeze konti yawe, ukora ibyo bita account confirmation. Garuka rero ku rubuga, kubera ko wamaze gukora sign up, ukore login wifashishije ya username, na username irakenerwa kuko nayo bayishyize muri sign up. Ushyiremo username na password wakoresheje wiyandikisha, hanyuma winjire ku rubuga, uhita uhabwa rya dolari rimwe ry'ikaze. Hanyuma aho winjira rero ni kuri dashboard yawe ku rubuga rwa gg2u.org. urahasanga serivisi zitandukanye. Uru rubuga ruguha amafaranga, winjiza amafaranga ukoze surveys, downloading applications zitandukanye, ndetse urebye n'amavideo. Abareba video rero nibo byoroshye cyane, kandi biba bisaba ko ukoresha computer. Window ya video igaragaramo aho ngaho, urayiklikamo hanyuma ukajya kureba video. Ko video irangiye hari coins uba wemerewe gufata, izo coins nizo ushobora kuvunjamo amafaranga ukayabikuza nk'amadolari. Uru rubuga rero rufite uburyo butandukanye bwo kubikuza, harimo PayPal, Bitcoin, Coinbase, hanyuma kazana Paytime nk'abakorera mu Buhinde, kwakorera ku isi hose. Ni uburyo butandukanye rero. Igihe rero ugiye kubikuza, ubikuza ari uko ugejeje ku madolari 7. Nibwira yuko byoroshye gukoresha no kuyabona, kubera yuko video zonyine uzirebye, utagiye no gukora amasurvey ngo yuzuze n'ibiki byose, video ubwazo ayo madolari zayaguha mu gihe gitoya cyane.
So don't waste your time. Please take this opportunity to make money online with this good website. Ndumva ikindi kintu cyavukamo wagishyira muri comment tukareba uko kimeze, hanyuma tugafatanya gukora amafaranga. Nawe niba ufite uburyo bwo gukorana amafaranga online, ucisha hano cyangwa se utubwire website yawe, ujye bufasha abantu bamwe na bamwe batabona akazi gatandukanye ko kujya gukora, kandi bafite smartphone, babona internet, bafite computer, ashobora gukora amafaranga online kandi bikamuteza imbere. So ndagushimiye rero, utaha nawe uzashyiramo comment turebe uko bimeze, kandi nawe niba ufite ayo mahirwe ntugatume abandi bayabura. Imana iguhe umugisha.